mbabwize ukuri bwoko bw'Imana. This is very powerful secret. Igihe cyose umenye ngo ntabwo uriho nk'umusozi, icyo gihe bisobanukiwe ukoresha igihe cyawe neza, kuko igihe ni impano Imana yaguhaye kugira ngo ubashe gufurufiringa icyo Imana yakuvuzeho. Igihe uzakoresha nabi impano y'igihe, menya ngo hari igihe kizagera ukicuza iyo mpano Imana yaguhaye, kuko buri gihe cyose Imana yaguhaye ifite n'icyo yagennye kugira ngo ugikoreremo. Igihe rero utari kugikoreramo, trust me, igihe kizajya bati nari ndi mu biki. Hari abantu mu buzima ikintu gikura ku buzima bwabo ni imyaka gusa. Mentally uko yahoze imyaka 5 ushize niko ikiri, imitekerereze ni ya yindi. Nicyo uri gukora kuri purpose yawe, nicyo uri gukora ku buzima bwawe. My people, umunsi umwe uzapfa. Igitangaje suko uzaba upfuye, nicyo uzaba umanukanye, nicyo uzapresentinga.